nari ndi mu rugo. Wari uri mu rugo? Yego nari ndi mu rugo. Hanyuma ngiye kubona mbona umuntu arampamagaye. Arambwira ngo mama Karari ngo ya mafaranga ngo nyahaye umwana ngo ayohereze, yari umuntu w'umugabo. Yego. Ngo nyahaye umwana ngo ayohereze. Ngo hanyuma ngo namara kuyohereza ngo uhite wishyura ibitaro. Ndamugani oya ni ntabwo ndi mama Kararisa, ntabwo bwira uwo mwana agende. Yego. Hakarike nyine agenda abwira umwageta areke kohereza amafaranga, mureke kuyayobya nyine. Ndamugaye wowe ihute. Ngo iyo ngubwo ngo banyandikiye nimero nabi ngo reka nihute ngo ariko kubwira. Yego. Ariko ambwira. Buretse tugende neza kugira ngo abantu bakuri iki kiganiro atazashiduka no byamubaye. Yego. Yaguhamagaye mama Kararisa. Yamamagaye mama Kararisa ngewe numva nyine singe. None mitamubwira ni uyu uribeshye, nahubwo bwira uwo mwana waruyahaye areke kuyohereza nigira vuba vuba, ntago ngende mama Kararisa atayobye. Ngo ubwo ngo banyandikiye nimero nabi ngo bibeshya mu mubare ngo sorry ngo reka ninkute muhagarike. Hacemo nk'iminota 2 cyangwa 3. Ngiye kubona mbona arampamagaye na message yitiza. Yego. Y'ibihumbi 48. Mboni isiza aravuga ngo yewe ngo nsanze umwana ngamaze kuyohereza, ngo umwageti ngamaze kuyohereza ngo umwana yayamuhaye, ubwo rero ngushakisha uburyo ngo ngusubiza ngo yanyoherereza ngo yansubize. Ndamubwira none se nimero yawe ni iyihe ngo nyakoherereza nyine nyagusubize. Nta nubwo niriwe njya kuri balance ngo njye gutindaho ndebe. Ariko ubwo we wabonye message waciye? Nabonye message ariko umuntu nyine nayibonye uwo mugabo ampamagaye. Yongeye ampamagaye nyine ambwira ko amafaranga barangije kuyohereza. Yego. Arambwira ati wowe yansubize cyangwa ampamagare MTN nyibwire ihagarika ayo mafaranga. Ndamubwira oya nta mpamvu yo kuyibwira, ubwo reka nyakoherereze ngiye nyagusubize. Kuri balance ufite hangahe rero? Kuri balance nari ifite ibihumbi 10,600. Nuko ndangije majije kubimubwira gutya itambwira ngo ngo nta kibazo ngo bikurikirane ngo uyohereze kuri iyi nimero ngo cyangwa mbwire MTN ngo kurambwira. Yego. Ariko kubwira. Yego nta kibazo. Mu minota nk'indi nubwo baguturiza nyine. Abatuzi ntabwo baguha umwanya wo gutekereza cyangwa ngo ube wabikontorora nyine ubigenzure. Reka yamaze gukupa mitamo n'umuntu ahamagaye w'umugore. Nimero irampamagara ngo muravugana na runaka, ngo turavugana na bande, ndamubwira amazina. Yego. Arambwira ngo hari umuntu uyobeje amafaranga iwawe, twebwe turi umukozi wa MTN, ngo rero ngo wayamusubiza ngo cyangwa se ngo simukadi yawe tukayifunga. Yego. Oya nigenda yamusubiza ngo cyangwa uze ku cyicaro. Nuko yakubise maka ako kani. Ndamuganje nta kanya mfite ko kuza ku cyicaro, reka n'ubundi nyamusubize kuko rero namubujije kuyohereza na mbere. Namusobanurira ko atari njye ayoherereza. Yego. Gusa kwibeshya ko abantu bajya bibeshya bakohereza amafaranga. Ariko abateka mutwe rwose mana yanjye abantu babe maso. Abantu babe maso babaye benshi. Yego. Nuko ubwo amafaranga akimara kubimbwira gutyo nyine ubwo urumva je narimbwiye uwo mukozi wa MTN uwo nyine uyita gutyo. Nuko uwo uyita umukozi wa MTN nyine arumamagaye nawe mubwenire kanyohereze nta kibazo n'umunene namusobanuye ko atari ngewe. Mu gihe nangiye gukana ngo nyamwoherereze ahita ambwira ngo muri mashini ye ngo reka tukurebere ngo kukice nyine umuntu uri ku cyicaro ngo reka turebe muri mashini ngo turebe ngo ukuntu yamwoherereza. Ambwira nimero ngo y'uwo muntu wayayobeje ko ngo baramuhamagaye. Ambwira nimero y'uwo muntu wayayobeje ngo ampe nimero yiwe nyashyireho. Yego. Ndangije mu gihe ndi gukanda urumva kuko nta yarariho. Arambwira ngo nose ngo ko kutari kuyohereza ngo ahubwo ukaburi gute. Nahise nyine mera nk'umuntu ushaka gucecinga balance ahita avuga ngo kutayohereza ngo ukaburi gushaka gucecinga balance ngo ubwo ntushaka kumwibira amafaranga. Ariko akubwira ari umugore. Ni umugore wari havuyeho umugabo wa mbere. Havuyeho umugabo hajeho umugore. ngo ubwo ntushaka kumwibira amafaranga ntiyo yangiye ntago nakibaye amafaranga 48 ntago nayiba amafaranga yakomarira iki cyane ko numvise avuga ngo arwaje abantu kwa muganga n'ibiki
nuko umugore ahita ambwira ngo urumva ngo ushobora guhita uyatwara ngo ahubwo kandi iyi mibare ngo ubigenze gutya ngo ushyiremo n'iyi nimero ngo amafaranga yiwe ayabone ngo hanyuma simukadi yawe ikomeze ikore bisanzwe. Narabikanze bahita banyereza mesaje y'uko simukadi igize ite yifunze nyine konte nyine ifunze. Imibare yambwiye nyine byahise ko konte ifunze. Ubwo yarakubwiye ngo inshuro ya mbere ushyiremo umubare w'ibanga. Yego yaramwe ngo nishyiremo umubare w'ibanga ari kanyereka nyine imibare ya nimero imushyiriramo n'ibindi bibare byinshi birimo 0 2 7 n'imari na 2 sinibuka ni ibibare byinshi cyane. Imibare myinshi nk'iyirangamuntu. Yego. Ndagije ndabikora ubwo konti yanjye biriborotse. Mpita mbibona ndavuga ati none se ko mbona ntuza yanjye yiborotse ngo yego ngo twanze kuyakuraho ngo duhita ngo uyamutwara ngo niyo mpamvu tuyifunze. Kumva urumva nibyo nari nanditse bise bigira gute bifunga. Yego. Ahita ambwira ngo rero ngo ntago bikunda ngo wowe ngo genda ngo ujye ku mwageti ngo umubwire ngo ashyiraho amafaranga ngo ufite angahe mu ntoki. Nari ifite ibihumbi. Yego. Nari ifite ibihumbi 8. Narambwira ati rero iyo byagenze gutyo ntago mobile money itikora nyine muvoma. Ati wowe kugira ngo ikomeze ikore muvoma nahise mubwira ko ufite ibihumbi 8. Fata ibyo bihumbi 8 ubijyana ubibitseho kuri nyine binze kubishyira kuri simukadi yanjye. Ujyange ikore muvoma. Urumva ko kari umukozi wa MTN uri kugwamagara. Kuko nanavuze ni none se ni kuki nubundi mutari kureka ngo bayifunge iminsi 3 ishire mutari kubifunga. Nako namubwira ngo oya ngo nago ngo twumvise uri umwana mwiza ngo anayamusubiza nago twayifunga ngo se ngo wagize ngo nabatubuzi. Ariko kubwira avuga neza bye abana beza. Umva yavugaga neza ko ryomva ari umukozi koko. Yego wa MTN. Ngo se ngo wagize ngo nabatubuzi ngo nagara abatubuzi. Ngahubwo ngo nyine ngo abatubuzi ngo kubera ko babaye beshinga abantu basigaye bikanga. Ariko twebwe turabakozi ba MTN ngo nagara abatubuzi ngo nugira ikibazo rwose. Ariko kubwira ngo gusa ngo abatubuzi bo bariho pe. Ngo anabisubiramo ko bariho. Nanjye umuntu abisubiyemo ndavuga nubwo nibyo. Uko yarambwiye ngo ninjye ku mwageti ngo mubwire yohereze ayo mafaranga 48. Nindangiza ngo umuntu ngo barahita babibona muri mashini ngo umuntu namara kubona amafaranga ye ko nyine amafaranga ye yamugezeho ngo barahita bafungura simukadi yanjye ikomeze ikore. Umva nagiye nihuta njya ku mwageti biguru ntege nta mafaranga mfite mu ntoki mfite bya 8. Ufite 8 yawe umubwiye ko ufite cyane. Yego. Ndagenda mbwira umwageti nohereza iki niki umwageti arohereza. Akimara kohereza ubwo barambwiye ariko ntubigire umuntu bibwira ntubivuge ati kuko abakozi ba MTN bari gutanga serivisi mbi atujya ujya ku ruhande ati nibakumva umuntu bazabwira ibyo bintu. Mana yanjye ndakubuje wa muntu we ntuzigere ubyemera. Ntuzigere ubana umwanya wo kuvugana nawe. Umuntu wese uzakuya ngo kanda cyangwa ngo arayobye cyangwa agize ati ibyo bintu abantu babyihorere MTN igifunga amasumukadi iminsi 3 nishira bagusubiza amafaranga yawe. Yego. Nuko umwageti ndagenda mubwiye yarohereje. Akimara kohereza barambwira ngo none se ngo bya 8 ngo wabishyizeho kugira ngo nuze yawe tuyifungure itikora neza. Ubwo umwageti we yahise asaba amafaranga ndamuganire ndi kuvugana n'abakozi ba MTN ni simukadi yanjye bayifunze kandi bohereje amafaranga ni wereka nze nyiguye ni wiyishyure. Umwageti atabona abatubuzi abanyatse telefone. Ariko yakubwiye ko ari abatubuzi yamaze kohereza. Akimara kubitaba ngaro uwo twari turi kuvugana n'umugore ahita amuhereza undi w'umugabo. Haramubwira ati nyine uwo mugore ahita avuga ati wamuteka mutwe undi ahita amutuka ibitutsi byinshi cyane. Nuko telefone yagiye. Umwageti nyine ahita afata telefone. Ahita afatira telefone yawe. Cyane.